All of my life, what I've been searching for the words to say how I feel. Yego, ijwi riratandukanye cyane n'andi majwi yose yarazwi muri icyo gihe. Ubusanzwe ingoma zajyaga zifatirwa amajwi ahantu hateguwe neza cyane kugira ngo amajwi asohoke asukuye kandi aryoshye, kuko hari studio nyinshi zabaga zubatswe gutyo, ariko hari studio imwe i Londres yitwaga Townhouse yari ifite icyumba cyubakishijwe amabuye cyatangaga ijwi rikomeye kandi ridasanzwe. Niho nari nakoranye na Peter Gabriel muri icyo gihe umucurangiraga ingoma, kuko atari yakabona ubushobozi bwo kwishyura abacuranzi b'Abanyamerika. Yaje kuntumira ngo ncurange ku ndirimbo zimwe zari kuri album ye ya gatatu, harimo indirimbo yitwa Trada, kandi ahanini yubakiye ku buryo nari naracuranze ingoma, hanyuma we ahuza indirimbo n'iyo njyana y'ingoma nari natanze. Icyo gihe nakoze cyane uburyo injiniya yari yayifatiyemo ayo majwi. Niyo mpamvu ubwo natangiraga gukora album yanjye bwite nahise nshaka kongera gukorana nawe, maze dukorana album Festival. Ubwo twakoranaga in the eighth night, twari twiteguye muri icyo cyumba kinini cyo gufatiramo amajwi nkiri gucuranga, nawe ari kugerageza gushaka ijwi ridasanzwe. Igihe cyo gufata amajwi kigeze, nakoze uburyo bwo gukubita ingoma mbere y'uko indirimbo itangira neza. Byumvikanaga ngo da 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 da, maze twese duhita tuvuga tuti ibi biraryoshye cyane. Duhitamo kubirekamo uko byari biri. Nyuma y'igihe cyo kuvanga no gutunganya amajwi kigeze, twabihaye imbaraga nyinshi cyane, kandi kubera ko iyo album yari yanjye nashoboraga gushyiramo ingoma hejuru cyane uko nshaka, byatunguraga abantu bikomeye, kuko ubanza ubinjiza buhoro buhoro mu ndirimbo ukabaturisha, hanyuma mu buryo butunguranye ukabatera iryo jwi rikomeye nk'iry'igisasu. Twajyaga twita ijwi rya face hang sound, turigereranya n'ikiremwa cyo muri filime Alien gisimbukira umuntu kikamufata mu maso mu buryo butunguranye. Ariko se wamungani, ubundi uyu mugabo yari muntu ki? Yaragiye yigarurira imitima y'abantu mu buryo udashobora gutekereza. Phil Collins avukira mu gace kitwa Suez, hano ni mu burengerazuba bwa Londres. Byari tariki ya 30 Mutarama 1951. Amazina ye yuzuye ni Philip David Charles Collins. Yari umwana wa Jarvis Collins wakoraga mu bwishingizi hamwe na Winfield Sean Collins, wari umujyanama w'abahanzi ndetse rimwe na rimwe agafasha mu gushakira abakinnyi imirimo mu makinamico. Uyu yari umuhererezi mu bana batatu. Yakuranye na mukuru we Clive Collins, waje kumushushanyi kabuhariwe na mushiki we Color Collins, wakinaga umukino wo gusiganwa ku rubura rwo hejuru cyane. Umuryango wabo wabaga mu burengerazuba bwa Londres, gusa wabanje kuba mu gace kitiriwe House Law, nyuma wimukira by'igihe gito Shen. Byari mu 1952, hanyuma wongera gusubira Hansol, byari mu 1954. Kuba nyina yari afite ahuriye cyane n'imyidagaduro n'ubuhanzi ni ibintu byagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma Phil Collins akurira mu buzima bwuzuye ibihangano n'imyidagaduro. Akiri muto cyane yagiye agaragaza ubushake bwo gukina no gukora umuziki. Mu 1956, afite imyaka 5 y'amavuko, nibwo yahawe ingoma y'abana yo gukiniraho. Ni ikintu yakunze ku buryo udashobora gutekereza, gishobora no kugaruka kenshi muri iyi nkuru. Aribwo yatangiye gukunda cyane kuvuza ingoma. Nyina yaramushyigikiye cyane, amujyana kwiga ibijyanye no gukina amakinamico no kuririmba. Yabanje kwiga muri grammar, ariko afite imyaka 13 ava muri iryo shuri ajya muri Barabas Peak Stage, ishuri ryihariye ryigishaga kubyina, gukina no gukora umuziki. Mu myaka ye y'ubwangavu yakomeje kwibanda ku muziki no kuvuza ingoma. Yatangira mu itsinda ry'ishuri ryitwaga The Real Thing, aho yavuzaga ingoma. Mu 1968 yinjiye mu itsinda ryitiriwe The Phil Horde, ari naho yafatiye amajwi y'indirimbo ye ya mbere yanditse bwa mbere, ndetse atangira no kubona ubunararibonye mu bitaramo byo mu duce dutandukanye. Nyuma yaho yinjiye mu itsinda rya rock ryitwaga Flaming Youth. Iri tsinda ryasohoye album yitiriwe Act 2, byari mu 1969. Yari yuzuyemo umuziki w'injyana ya rock uvanze mu buryo bwihariye kandi bugoye gucuranga, ariko ntiyabashyize mu kwamamara cyane mu rwego rw'ubucuruzi. Nubwo aya matsinda atigeze amugeza kure cyane, yamufashije gukarishya ubuhanga bwo kuvuza ingoma no kumenyereza gutaramira abantu. Mu 1968
nibwo yinjiye neza muri rya tsinda The Feel Hold, bafata amajwi y'indirimbo bise Lying Crying Dying. Muri uwo mwaka kandi ni naho Ron Kelly bashinze itsinda bise Hikro risohora indirimbo bise Green Light, byari tariki ya 24 Mutarama 1969. Ibyo bikorwa byari intambwe ikomeye cyane mu kwinjira kwe mu muziki nk'umuntu wabigize umwuga, nubwo aya matsinda atabonye intsinzi ikomeye cyane mu bucuruzi. Inyuma y'uko Anthony Philip wari umucuranzi wa gitari mu itsinda Genesis avuyemo, iri tsinda ryahise rishyira itangazo cyane mu kinyamakuru cyiswe Melody Maker. Byari mu mpeshyi mu 1970. Bashakaga umuntu uzi kuvuza ingoma mushya. Icyo gihe Phil Collins wari ufite imyaka 19 y'amavuko yitabira igeragezwa ryabereye mu rugo rwa Peter Gabriel. Yahise anatangara cyane Peter Gabriel kubera ubuhanga bw'uyu mugabo ukomeye ndetse n'icyizere afite nyuma yo kumva no kwiga neza album yise Three Pieces. Mbere yo gukora igeragezwa yinjijwe muri iri tsinda byari ku mugaragaro tariki ya 4 Kanama 1970 nk'umuvuzi w'ingoma. Nyuma yo kwinjira muri iri tsinda, itsinda ryahise ritangira imyitozo mishya mbere yo gukora album bise Nursery Climber. Phil Collins yinjiyemo nk'umuvuzi w'ingoma ndetse anatanga amajwi nyuma y'indirimbo bise The Music's Box. Byari hagati yo mu 1971 n'1975. Yakomeje gukora muri iri tsinda avuza ingoma kuri album zirimo Foxtrot yo mu 1972, iyo bise Sailing England by the Pound yo mu 1973, niyo bise The Lab Ride Down on Broadway yo mu 1974. Yanongeyeho amajwi yunganira ndetse n'andi majwi y'ingoma mu buryo bwihariye. Ubu buryo bwo kuvuza ingoma bwahaye iri tsinda uburyo bushya bw'umuziki w'injyana rock ukomeye kandi urimo ubuhanga bwinshi. Yavuzaga mu buryo bworoshye ariko burimo imbaraga kandi bujyanye neza n'indirimbo z'iri tsinda, ibintu byatumye umuziki wabo urushaho gukundwa. Muri 2007 iri tsinda ryongeye guhura rikora urugendo rw'ibitangaza rwiswe Turn It On Again Tour, aho Phil Collins yongeye kuririmba nk'umuhanzi mukuru ari kumwe na Tony Bank na Mike Rutherford. Byari bibaye bwa mbere kuva mu 1992 iri tsinda ryongeye gukora ibitaramo bikomeye nk'abanyamuryango batatu. Urwo rugendo rwari rugizwe n'ibitaramo 48 rwatangiye muri Finland. Byari tariki ya 11 Kamena 2007. Rwazengurukaga Uburayi mbere yo gukomeza muri Amerika ya ruguru, rusozwa tariki ya 13 Ukwakira 2007. Byari muri Hollywood Bowl Los Angeles. Na album nshya bari basohoye muri icyo gihe, ahubwo bibanze cyane ku ndirimbo zabo zakozwe cyane zo mu bihe bya Peter Gabriel ndetse n'ibihe Phil Collins yari yarakundishije abantu. Ibi bitaramo byabaye ibikorwa bya nyuma bikomeye cyane by'iri tsinda yakoze Phil Collins akiri mu buryo busanzwe bwo kuririmba no gukora umuziki, kuko ibibazo by'ubuzima byaje gukomeza cyane nyuma yabyo. Muri icyo gihe kandi yakomeje gukunda cyane umuziki w'itsinda rinini ricuranga ibikoresho byinshi bya jazz, ibintu yari yaratangiye gukora mu myaka mu 1992. Abasomyi b'ikinyamakuru Modern Drama bamuha igihembo cy'umuvuzi mwiza w'ingoma mu matsinda manini. Ibyagaragaje uburyo yakomeje kubahwa kubera ubuhanga bwe buvanga injyana n'andi majwi akomeye cyane, nubwo atakoze urugendo runini cyangwa se album nyinshi muri ubwo buryo nk'uko nyine byagenze hagati yo mu 1996 n'1998. Ariko yakomeje gushyira uburyo bw'izi njyana mu ndirimbo ze bwite no mu bitaramo bye. Kuva 2007 ubuzima bwe bwatangiye kujya mu kaga cyane, aho yagize ikibazo gikomeye cyane cy'umugongo no mu ijosi, aho amagufwa y'urutirigongo yabaye nk'ayimutse bimusaba kuwaga. Icyo kibazo cyamuviremo kwangirika kw'imitsi yo mu maboko no mu ntoki ku buryo atabashaga gufata ibintu neza cyangwa se kuvuza ingoma nk'uko yabikoraga mbere. Mu mpera z'imyaka 2 ibyo bibazo byamuhatiye guhagarika kuvuza ingoma mu bitaramo, bituma agenda yikura mu muziki no mu rugendo rw'ibitaramo kugeza 2010. Ibyo bibazo byaturutse ku myaka myinshi yamaze akora ibitaramo bikomeye kandi avuza ingoma igihe kinini cyane. Muri Werurwe 2011 Phil Collins yatangiye anasezera ko asezeye muziki nyuma y'imyaka irenga 40 awukora. Yavuze ko impamvu nyamukuru ari uko ikibazo cy'ubuzima kirimo kiramusanga byatewe no kuvuza ingoma imyaka myinshi, harimo kwangirika kw'imitsi yo mu maboko, kugabanuka kumva mu gutwi kumwe ndetse n'ikibazo cy'urutirigongo rwo mu ijosi. Avuga ko ibyo bibazo byaturutse ku mvune
yagize mu rugendo mu itsinda bakoze muri 2007, nubwo abantu bamwe bavuze ko yaba yaratewe no kutishimira uko yakirwaga ndetse cyangwa se uko abanenga umuziki bamwitwaragaho. Phil Collins we yasobanuye ko ikibazo gikomeye ari ubuzima bwe bidashingiye ku mpamvu z'abandi. Nyuma yo kumara igihe kinini ari mu kiruhuko mu Busuwisi yita cyane ku muryango we, yagarutse mu bitaramo 2017 byari mu rugendo rwiswe Not Dead Yet Tour. Byari ubwa mbere nyuma y'imyaka hafi 10 agarutse gukora ibitaramo bikomeye. Kubera ibibazo by'amaboko n'ijosi yaratagishoboye kuvuza ingoma ku buryo yaririmbaga yicaye. Naho umuhungu we Nick Collins akaba ari nawe uvuza ingoma. Uru rugendo rwakomeje mu Burayi no muri Amerika ya ruguru kugeza muri 2019, aho yaririmbaga indirimbo zakunzwe ndetse n'indirimbo zo mu itsinda yabagamo. Phil Collins yongeye kandi guhura n'iri tsinda mu rugendo rwiswe The Rasta Demon rwatangiye muri 2021. Byari nyuma yo gusubika kubera icyorezo. Iri tsinda ryakoze ibitaramo 12 muri Amerika mbere yo gukomeza mu Burayi muri 2022. Iki gitaramo cya nyuma cyabaye tariki ya 26 Werurwe 2022 muri Arena i Londres. Hashize imyaka 46 Phil Collins atangiye kuba umuririmbyi cyane mukuru w'iri tsinda yararimo. Muri ibyo bitaramo ubuzima bwe bwari bumaze kujya hasi cyane. Yabaga yicaye igihe cyose akoresha inkoni ndetse n'igare ry'abafite ubumuga igihe ari inyuma y'urubyiniriro. Umuhungu we Nick Collins akavuza ingoma kubera ko ataragishoboye guhagarara cyangwa se kuvuza ibikoresho bya muzika. Nyuma ya 2022 iri tsinda ryese risoza ibikorwa byayo burundu, Phil Collins avuga ko nta bindi bikorwa by'umuziki ashobora gukora kubera ubuzima bwe bwite cyangwa se uburyo kibwifashe, harimo kubagwa ijosi inshuro nyinshi no kutabasha kongera kuvuza ingoma cyangwa se guhagarara neza. Muri Gashyantare 2025 ejo bundi yavuze ko arimbye cyane ko kandi atagishoboye gukora umuziki mushya kubera nyine ibyo bibazo byakomeje kumubabaza. Muri Nyakanga uwo mwaka yongeye kubagwa ivi bituma ajyanwa mu bitaro, ndetse hari amakuru yavuze ko yari ari mu minsi ya nyuma, ariko abamuhagarariye barabihakana bavuga ko yari ari gukira nyuma yo kubagwa nubwo ibibazo byagiye bikomeza kwiyongera. Uburyo Phil Collins yavuzagamo ingoma bwari bwihariye cyane. Yavuzaga mu buryo bunoze kandi bufite injyana yumvikana neza, avanga injyana ya rock yari ikomeye n'injyana zoroshye zumvwa n'abantu benshi. Yakundaga gukoresha uburyo bwo guhuza amajwi mu buryo bugoye, gukoresha injyana zihindagurika no gukoresha cyane ingoma no zo hejuru. Ibintu yakomoye mu bunararibonye yari afite muri jazz fusion hamwe n'itsinda bise Brand X. Yari afite umuvuduko udasanzwe mu ntoki ndetse no kugenzura neza amajwi y'ingoma. Ibintu byumvikanye cyane mu ndirimbo. Mu bikorwa bya Brand X nk'indirimbo bise Rikwira yo muri 1976, Phil Collins yerekanye ubuhanga ku rwego rwo hejuru mu kuvuza ingoma kandi mu njyana zigoye cyane, harimo gukoresha ibipimo by'umuziki bidasanzwe nka 11:8 cyangwa se 13:8. Ibintu byarushaga kure cyane uburyo busanzwe bw'injyana yiswe rock. Yarazwi cyane mu gukoresha uburyo bwitiriwe gated reverb bwumvikanye cyane mu gice cy'ingoma cy'indirimbo bise In the Air Tonight y'uko album ye ya mbere yise Face Viral mu 1981. Ubwo buryo bwatumaga amajwi y'ingoma yumvikana nk'iturika cyane ariko agahita acishekeshwa mu buryo butunguranye, igatanga ijwi rikomeye ryabaye ikimenyetso cy'umuziki mu myaka yo 1980. Yakomeje guteza imbere uburyo bwo mu gukoresha amajwi ikoranabuhanga n'ingoma zitiriwe Simmons zifite isura ya mpande eshatu kuri album yise No Jacked Leopard yo mu 1985. Yavangaga amajwi asanzwe n'ay'ikoranabuhanga kugira ngo indirimbo zumvikane mu buryo bunini kandi bukomeye. Phil Collins ntiyashyiraga imbere gusa ubuhanga bwo kwerekana ko ashoboye cyane, ahubwo yashyiraga imbere uko ingoma zifasha inkuru iri mu ndirimbo kumvikana neza, yubaka umwuka w'indirimbo buhoro buhoro mbere yo guturika kw'amajwi mu buryo butunguranye. Ibi byatumye aba umwe mu bavuzi b'ingoma bafite uruhare runini cyane mu guhindura uburyo umuziki wakorwaga. Phil Collins yanagize uruhare rukomeye cyane mu muziki na filime. Mu 1948 yahimbye umuziki wa filime y'urwenya yo mu Bwongereza yitwaga Booster, ari nayo yakinnyemo nk'umukinnyi mukuru witwa Bruce Edward. Yari umwe mu bagize uruhare mu bushura bukomeye cyane bwa gari ya moshi bwo mu 1963. Umuziki wa filime wari urimo indirimbo nka Too Hard yakuranye na Remote Desire ndetse niyo bise A Groove Kid of Love. Too Hard yaje gutwara igihembo cyitiriwe Academy Award ndetse na Golden Globe nk'indirimbo nziza y'umwimerere mu birori byo mu 1989.
Mu 1999 Societe Design yamuhaye akazi ko kwandika no kuririmba indirimbo 3 z'umwimerere za filime bise Taliza. Yakoranye n'umuhimbyi uzwi cyane Mark Manikana mu gushyiramo indirimbo z'iyo filime. Indirimbo bise You Are Be In My Heart yamuhesheje Academy Award, Golden Globe ndetse na Grammy nk'indirimbo y'umwaka wa 2000. Umuziki w'iyi filime Muri Taliza wagurishijwe kopi zirenga miliyoni 11 ku isi yose. Yakomeje gukora n'izindi filime nk'iyo bise Brad Beer, byari muri 2003, aho yongeye gukorana n'uyu mugabo Mark Makan akandika indirimbo 5 z'umwimerere. Muri zo harimo iyo bise Look Through My Eyes, nayo yaje guhatanira muri Golden Globe. Umuziki wayo w'iyi filime wagurishijwe cyane mu bihugu byinshi kugeza haba icyemezo cy'umuntu witwaye neza mu gukora yewe no gukora ibintu benshi batigeze batekereza. Uretse umuziki, ubuzima bwe bwite bwagiye bugarurwaho cyane mu bitangazamakuru ibibazo byo gutandukana n'abagore be. Phil Collins yagiye yishyura amafaranga menshi cyane nyuma yo gutandukana n'abagore be 3, aho kugera muri 2017 ayo mafaranga yari amaze kurenga miliyoni 42 z'amapaundi y'Ubwongereza. Amafaranga menshi cyane yatanze nyuma yo gutandukana n'umugore we wa 6 witwaga Oriana Kevi. Muri barashyingiranwa hagati y'1999 na 2008. Icyo gihe yishyuye miliyoni 25 z'amapaundi, amafaranga ari menshi cyane kurusha ayo yari yarigeze atanga mu mategeko y'Ubwongereza muri bene ibyo bibazo. Phil Collins yize kuvuga ko amasezerano yo kugabana umutungo mbere y'ubukwe atari ibintu byiza cyangwa se by'umuco kuri we, nubwo kutayagira byamugizeho ingaruka zikomeye cyane n'ubundi mu gutakaza amafaranga menshi. Ibibazo bikomeye cyane byakomeje hagati ye n'umugore we Kever, kuko inyuma yo gutandukana bongeye kubana mu buryo budasanzwe ndetse bagura inzu ya miliyoni 40 z'amadolari i Miami muri 2015, ariko yanditswe ku izina rya Phil Collins gusa. Muri 2020 umubano wabo wongeye kuzamo ibibazo bikomeye ubwo uyu mugore yazanaga umugabo mushya Thomas Bades. Muri iyi nzu nta ruhushya rwa Phil Collins. Phil Collins yahise ajya mu rukiko asaba ko yasorwa muri iyo nzu, avuga ko bari barayigaruriye mu buryo budakurikije amategeko kandi ko abashinzwe umutekano bayicunga. Uyu mugore nawe yese ari gasaba miliyoni 20 z'amadolari, avuga ko Phil yari yaramusezeranyije ko azahabwa 1/2 cy'amafaranga azava kuri iyi nzu. Muri 2022 urukiko rwo muri Florida rwanze iby'uyu mugore yasabaga, ruvuga ko yabeshye igihe yarahiraga ndetse rumushinja uburiganya mu buryo bwasobanuraga amasezerano yerekeye imitungo. Muri urwo rubanza humvikanyemo n'ibirego byo ku rwego rw'ubuzima bwite, aho uyu mugore na Thomas bavuze uburyo ki Phil atitagaho, harimo kutiyuhagira cyangwa se koza amenyo igihe kinini. Umucamanza yategetse ko aya magambo arekwa kuvuga kuko yabonaga ari amagambo agamije n'ubundi gutesha igisa nk'umuntu agaciro. Abunganira Phil Collins bavuze ko aya makuru yari ibinyoma cyangwa se ari ugukabya kugira ngo bagire uruhare mu rubanza. Iyo nzu muri Miami yagurishijwe 2021 nyuma y'uko n'ubundi uyu mugore ayivuyemo, ariko amakimbirane hagati yabo yakomeje no mu myaka yakurikiyeho, cyane mu gihe uyu mugore we nawe yari mu bibazo byo gutandukana cyane n'uyu mugabo Thomas Bades. Phil Collins yashakanye inshuro 3, ariko izo nshingano zose zaje kurangira atandukanye n'abo bashakanye hagati y'ibibazo by'urukundo, akazi kenshi ndetse n'igitutu cy'ubuzima bwe bwa muzika. Phil Collins afite abana 5, harimo bita Joella wavutse mu 1972, yari yarakuye ku mugore we wa mbere akamugira we mu buryo bwemewe n'amategeko, ndetse na Simone Collins wavutse tariki ya 14 Nzeri 1976. Ubuzima bwe bwo mu muryango bwagiye bugorana kubera akazi ke kenshi, kuko ibitaramo no gufata amajwi byamubuzaga kuba hafi y'abana be igihe kinini. Hari Lily Collins yigeze kuvuga ko ubwana bwe bwari bugoye cyane mu mubano na se, cyangwa se nyuma yo gutandukana kwa nyina na se. Hari ibihe byinshi batavuganaga cyangwa se batahuraga, nubwo nyuma bamaze gukura bakongera kwegerana. Abahungu be nka Simone Collins, Nicholas Collins bombi bakurikiye se mu muziki no kuvuza ingoma. Muri Mutarama 2026 yongeye gutanga amakuru mashya ku buzima bwe mu biganiro yagiranye na Zeobar kuri BBC. Byari mu gice cyiswe Phil Collins Hours. Avuga ko uburwayi bwe ari ikibazo gihoraho kandi basigaye afite umuforomo umwita amasaha 28 kuri 28 kugira ngo amufashe gufata imiti. Wowe utekereza ko uyu mugabo yari muntu ki? Ibyo nibyo gice cy'urugendo rw'ubuzima bwe. Mureke dusubire ku bindi biganiro.